Yendumo Kristo taorandiwe yewezi yose yeze kugufa Yendumo Kristo ndakangutse ngo uwo noneho turahimba iyi wowe uhimbe ubundi turirimbe Betari so ndi utanozgo ngo tumavuta yo guhimbara iyi ariko fatiye mu gitabo aho uvuze mu gitabo uranyibutsa akaririmba nkunda Yendumo Kristo taorandiwe yewezi yose yeze kugufa Yendumo Kristo ndakangutse okay tuzaririmba yongeye gusa ikibazo ufite nitujya muri kiripu uzogosha man uzogosha n'abana mu mbore mu mbwimo abantu mukurikiye mu mapasiteri bafashe nogoshe nabanza gute neza bien sana uzaba uri inch boy comment nyinshi zizavuga ngo nogoshe comment nyinshi bazandika amani bavuga ngo nogoshe nzabikora waracushanyije ejo bundi naya cece no hashizeho ku buryo ugaragara nk'ugoshe n'iki nayishyizeho utuntu oya hari ibintu nabonye bya application wari wakoresheje agapara wasabona gutari pokari oya we narusika papa gute nese ngibyo kugira moto nawe muze kandi umwana ese ndakibanza umbwiza ukuri ubu ntabwo bikugora umusatsi wanjye rero maze umwaka urashize utasokoza ntogosha nese ko bimeze nk'igitaganguriro ubusubizo uzabitaza ona ya filime ya Maitika Baboon urabona bitegeye kumera kimwe tuzagabanya gutya kaniko kabi tuzagabanya gutya dusigaye gapanga gutya mbese ubyango bibere biki ntarokoke oya none ntabwo yabisa neza nyamara byaba bo nakanze nkubere mumbwire rata tuzabikore gutya cyo nambaye umushauri oya kandi nkwereke dore umuntu tungana hano reba gutya natari byiza ndabona atari umushauri hari cyose nese ubwo ngubwo uzahemba ngo ngende umukristo meze oya ntacyo mwaye gusa nyine urabizi ko abantu benshi basigaye bareba kuri byose hari igihe tujya turirimba ngo ngende umukristo meze gutyo bakabyanga gusa aricyo bintwaye tuvuge ko uri umunaziri ariko iyo uri umunaziri naho ngaho barashyizeho none warabyishe urogosha ku ruhande nyine ni ukuvuga ngo uri umunaziri wa vision ariko nta n'icyo bitwaye kuko ntekereza ko kwa kundi ubyuka mu bitaro bwa mushaka style umusatsi umeze gutya yego ushaka wenda dread menshi cyangwa iki kubakobwa ni uburenganzira ku bahungu nanjye kuba nabivuga ngo akaordinary ni sawa gutya ni sawa cyangwa se agasiga ariko mbwiza ukuri sibyo yenda ngiye nuko harimo n'ubukecuru ariko mbwije ukuri ntabwo bajya kugati kuko urimba indirimbo y'Imana umeze gutyo ntabwo babura cyane hano iwacu mu Rwanda ntabwo byabura abakonservateri babandi doke turi mu makonfuri ya generasiyo ibya kera twebwe twabaga twaparanguye ku bagabo noneho ubu ngubu bigezweho iyo nyogosho bayita igihumbi iyi ngiyi bayita daki star inchiball noneho iyo bakubwiye gutyo bigenza gute ntabwo buriya ikintu namaje kubona uko nta kintu na kimwe uzabona uzakora cyangwa se uko uzaba umeze kose ntabwo ushobora gushimisha bose ikintu uzakora cyangwa uriwe ntabwo uzanezeza abantu bose none se daki ntabwo bakwibeshyaho si twenda reka tuvuge turagira mu ngeri zose duhere ku bantu bakuru
bakubwira ngo iki iyo ubonye uririmbira indirimbo z'Imana bashyizeho Inchboy bajya bakubwira gute Inchboy hano uzashyiraho Gasaro nzashyiraho iryinyo kandi wambara amenyo yikize amenyo iryinyo bya elephant inzovu ako gatoya kugira ngo kamare iki batavuga ngo ni imigi ya kwa Nyabingi kana kantu k'iherena gusa nkuko nayo zagashyira aho kamwe iherena ni ku gutwi ese ngubu hano kubera icyo wahisemo inzovu atari ifuku wahisemo ko ifuku ifite arebare inzovu ze kugera wahisemo inzovu igira iryinyo rinini afite ukuntu nyine barishepinga bakaribaza gakoramo ukuntu bishaka kandi koko mu nyanja k'igishoroka se kucyo utagashyiramo nkabonye nako ni sawa cyangwa isaro ni sawa ariko ntibashaka gushyiramo iby'inzovu Inchboy inzovu aha mbwira rero abantu bakuru babitekereza gute abantu bakuru cyane cyane bakarasi mu myaka ubwo bishobora kuba umuntu ufite guhera ku myaka 38 kuzamuka iyo mbonye tekereza karagahungu nakarara nakabobo pe bajya babimbwira ariko rata nanjye bwa mbere nkubona niko natekereje nuko nyene naje gukomeye mwese nkubeshye ngiye mvugisha ukuri ariko nyine tekereza bimbwiriye tekereza imbere yaka gitumbe kamera ntacyo dukomeze nuko ngo bavuga ko ariko kadagaciye niko kare nyine hari ukuntu batabyumva neza ubwo nyine bavuga ngo mugurara abenshi babona ifite inzozi gutya batangira kuvuga ngo umusinzi amutabi bikagaragara mu musatsi nyine wafite niko leta bitekereje mbo noneho ku bajene b'abahungu sibyo urabona urasenga urabona badasenga ntabwo twabihakana noneho ku bajene b'abahungu iyo babonye umeze gutyo urabona ko wisanishije wenda n'aba bandi badasenga abasore b'abajene cyane ko basa nk'abisobanukiwe cyangwa se ari generasiyo yacu ntabwo ushobora kubitindaho yumva ko nyine none se dake nk'ubu uri kumwe n'ikigare cy'abahungu ubu nk'iyo babahaye ibyo kurya uratinyuka ndazi ko abenshi guhamya bigora uratinyuka ugasenga ugira gutya ugasenga cyangwa ugira gutya ucunga ko ntabwo ntihuso no gusenga rwose Imana nareba kuba nzi ko ndi gusenga wenda nk'ikigirwamana ariko igihe cyose ndimo ndasenga Imana kubera ko nzi Imana icyo ari cyo cyangwa se ikivuza mu buzima bwanjye ngomba gutuza nyine ubwo ngende proud ya Imana. Okay, turi ku basore reka tugere kwibadarira ntarimbizi no ganda umubyeyi kumenya ko nikoreye sibyo badarira badarira no kwango niba abakobwa Bibiliya iravuga ngo gitinya umugore wa maraya agira akarimi karyoshye nk'ubu kikagera mu nda kagasharira mwana wanjye uzamenye ubwenge imigani 5 sibyo iyo bakubonye urazi ko harimo bya Goldidiga abakuzi bamenyo n'ibindi sibyo none mubyo bakubonye gutyo navuga bati karaga type nuko gahogoza ariko buriya nkabwiye nkatituro ntabwo byakunda niko kabe nyine ariko nisera verite niko kuri kakunda okay ushatse kuba kakunda wakabaha cyangwa aza kukagusa nkwajije ngo uravuze ngo kakunda oya nayo nshaje kugusubirishamo gatoya by'ubuzi abafite benda ntabwo nzi uburyo batekereza usa nta numaro daki be serious action ouverte ngizo kuri nta mukobwa uransaba kakangwavuze ko nimbaraga tu ntabwo buraganza batinya kavuga daki we eka numva urutoki rwanjye rugera upima umuntu wese 40% mukuri mbabara mbwiza ukuri banzo mbwire iyo muhuye ubyitwaramo gutereka ko ofete turi kumusatsi wanjye nyine yo bakurebye yarire gutya bakaratsirite kumusatsi abakobwa bakunda umusatsi wanjye maze bakunda kambira ngo urambere maze nkabya ngo murakoze maze abyange manje ahubuje maze iki
ukabaha telefone maze tugacata ku WhatsApp maze tukaba inshuti maze umugacata njye nari nzi ko ugiye kumbwira ati mubyeyi nuko muri iyo chat nkababwira y'Imana kugira ngo bantandukanye n'umuntu usanzwe nukuri buriya n'abakobwa bake tubasha kuvugana ndakangutse urakira bakera ko ndakangutse gukora cyane okay dukomeye abakobwa bake tuvugana barabizi buriya karame sheri umwana mwebwe muretse barabizi abakobwa benshi nako bake tuvugana barabizi ndi umuntu iyo tuvuganye utsezera nyine nkunda ntabwo ngiye kwigira mwiza cyangwa mvuge ngo ndi umukristo cyane cyangwa nkunda Imana cyane twese nta n'umwe wari wanagerayo twese turashakisha ariko barabizi ko ndi umuntu ukunda ugira urwenya rwinshi ukunda kuganira cyane ariko akenshi ndi umuntu ukunda kubagira inama mwereke rero daki ndazi yuko ikintu yemeje ugishobora kandi Imana yabishyizeho igikundiro agaheza akantu wenda k'agaclub sibyo k'abajene tanto les filles ou les garçons no mukajya hariya mukaba ababwirizabutumwa sibyo mukerekana ko agakiza ntabwo ari uko bakona ntawe urakona yambaye ubusa kameme sibyo noneho mukereka ko n'imibiri ishobora gutakwa nk'uko n'isengero zitakwa kuko imibiri n'isengero z'Imana sibyo arangiza mukabwiriza sibyo buriya kugira ngo abantu batazajya babibeshya burya iyo ugiye kubwiriza nk'umuntu ufite ino misatsi wiwe yatinyaga kuza mu gusenga si bandi bajya bita ngo nabarokore aravuga ati ngiye ibyo barokore simbirimo ariko abanyamubwirije bemereye gutya uzabe nk'abajaruro bano bo muri Amerika niwe nguherutse gupfa wari usigaye ubwiriza donc baragenda bakamera gutyo bakisanisha nabo barangiza bakabazana kuri Yesu Kristo sibyo buriya se akatekereza keza wafite ikibazo gihari mu Rwanda cyangwa se mu Rwanda cyane abarokore ntabwo barabyumva neza azabyumva nyine nabonye n'urugendo nibabona umeze gutyo ejo ntibagusange uri gukora udukobwa neza wasinze azakugarukira sibyo noneho nta kibazo muri clip uzaba umeze gutyo nta kibazo oya sinabyemeye nta kintu bitwaye nta kintu bitwaye kubona Imana nzo kumeze gutya nta kibazo kibirimo cy'ingenzi bajye bita ku butumwa uri kubaha kimwe nuko burya hari n'igihe uba utabifite ariko wareba ibyo umuntu akora akabona ni hatari umubiri si nano gakiza si bigaragarira inyuma gakiza n'imbuto tuwerera abandi okay ubwo twemeje ko tuzaririmba ngende umukristo batera ni 108 turi abasirikare mu muri batera 108 noneho tuzata dukora akakiri turabwira mama Pasi nawe azaza sibyo 3 de Jésus kujya kwibabwiza groupe ya mama Pasi Clara na Daki yitwa 3 de Jésus batatu ba Yesu sikeza ukazina ubuze kutubwira hanyuma muze no kuduha ariko mukande kuri mama Pasi TV official mu subscribe cyane kubite no kukazogera ubundi ntituzadushyiraho ibiganiro nk'ibi muzaye muduha ibitekerezo sibyo idatukana muzaye mu abana b'Imana kuri amagambo meza buryango ari mugenzi w'Imana noneho muduhe igitekerezo ese kwambara amaherena kwambara iki kuba wamera gutya nibyo byerekana ko umuntu adakishijwe ese ukishijwe wa undi wirirwa yashyizemo akingini akambara zanza akagendana niwe bigaragaza ko akishijwe koko ubundi agakiza ni iki nabyo tuzabigarukaho sibyo rero ubwo koko ariyo nayo nkangutse ndeka nzemanye njye kumwe ndimo ndaje ndirimba nako nangira bakarangiza kutigeze nanyakira we none se guje tugata tuganira ndebera akantu nyine agaki akaju kinanazi akora ko tunukawe niko tuyi nabura akaju cyangwa nagaye ufite icyayi
Okay. cyavukaro nanze kubiba nkunda ko werekwa kuswa umwana ujya mu kwerekwa Ngira Imana yo buriya uvuza akashi tuvuga ati sinakoreye Imana ko nakurateguye ntacyo nakamuka rukangwa neza ndabona hanakonje n'akavura gashobora kuba nta kibazo ntabwo ubutanza kwemerera kurapa ugomba kuririmba ngahogoza mu bintu byose ngeze kugupfa kandi bifite amagambo meza